korona izarangira agenda bizi mbihagazeho kuko nta n'ikindi cyorezo cyabayeho ngukiya izageraho twibanire tunayibagirwe pe. Ese buriya byazashoboka yuko leta yazadukorera imibare yenda kumera nk'iya korona tukajya kumva uyu munsi ibipimo abibye umutungo w'igihugu bavuye kuri 2 bagiye kuri 3, babiri bane bashubijwe umutungo w'igihugu hagabanutse bangahe bakize indwara y'ubusambo. Hari uzavuga ngo ejo bundi ngo napfa ndamutse mpfuye verisiyo bazasohora muzamenye yuko ari yanjye, cyane cyane ko verisiyo yanjye ivuga amagorwa nagize iwacu bagapfa mu bintu by'amanzaganya muri bya bindi ngira ngo Kizito yiturugomo cyangwa kwihorera kunze kumbaho kenshi, aho nganira n'abantu banyita umusazi banyita iki, ejo bundi baba bamuvanye ku kazi nkumva arantelefone, baba bamusenyeye inzu nkumva arantelefone. Okay, no kuri mbona twagarutse tumaze igihe tutaboneka, mumaze igihe mumbaza mutese uba hehe. Nibyo koko, ariko mwibuke ko hari icyorezo cya coronavirus gituma abantu babura, gituma déplacement transport zibura. Iki gikorwa singikorera ndumwe, hari abakameramane tuba tugomba gufatanya, hari n'abandi benshi. Ibyo rero byatumye umuntu ataboneka. Hagati aho ariko reka manze mbasuhuze, muri aho murakomeye, mukore like, mukore subscribe, mukore share, mumenyekanishe neza ibyo umuntu ababwira. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ikindi kintu gituma ntari kuboneka. Ngewe kano kanya no kubitanga birajya hagaragara, narabibabwiye mbere, bamwe barambwiye bati turashaka kugira icyo twagufasha, bamwe harimo n'abamfashije yewe singiye kubabeshya, bamfasha mu nama. Ngewe nagiye mu guhugira mu kwandika igitabo cyanjye, no kuvuga ngo ni igitabo cyitwa igitabo ndangabuzima, niko titre cyetse nitubona indi titre ko umuhanga mu Kinyarwanda yarambwiye ngo niko nakita, cyitwa titre yacyo ni igitabo ndangabuzima ndekundorere. Ndangabuzima bivuga autobiography cyangwa autobiography. Icyo gitabo rero abantu ntiyazagira ugira impungenge, ishanjoma zose nzingikozeho nkurira ku buryo ngiha abantu banyuranye b'inshuti zanjye, ari ababa mu Rwanda ari ababa hanze, ku buryo hari uzavuga ngo ejo bundi ngo napfa ndamutse mpfuye verisiyo bazasohora muzamenye yuko ari yanjye, cyane cyane ko verisiyo yanjye ivuga amagorwa nagize, ikavuga ibibazo nahuye nabyo, cyane cyane muri mirongo guhera muri mvuga ubwana bwanjye, mvuga ibintu binyuranye, ariko mpera cyane muri 90 aho twatotejwe twitwa ko turi ibyitso, aho nkaharenga by'amashyaka menshi nkabivuga byose, nkavuga ikisasu cy'inkotanyi kishe muri umuna wanjye, bigatuma umuryango yacu ihunga itatanye, nkazashiduka nsigaye arigena muri umuna wanjye twenyine, iwacu bagapfa mu bintu by'amanzaganya muri bya bindi ngira ngo Kizito yiturugomo cyangwa kwihorera. Uretse ko twebwe nta no kwihorera nta kintu kibi bari barakoze, ariko byari muri 94 mu kwa 8 by'intambara byararangiye, bya jenoside byararangiye. Ibyo nibyo muzumvamo ariko mu magambo arambuye. Ubu rero kano kanya uyu munsi nagira ngo tuganire ku kintu n'ubusetsenguzi nshaka gukora, ariko nabigendeye kuri Guma Murugo. Hari za Guma ahantu, Guma hangaha, Guma hariya, Guma zaranze abanyarwanda imyaka n'imbyandiko, ziranga n'abandi baye n'ibiremwa muntu, ahantu hose ukumva ngo Guma hafeti ahantu heza wakumva ni Guma mu bwisanzure. Ariko kenshi bakubwiye ngo Guma hano ubwisanzure baba bakutwaye, tukarebe izo za Guma izateye ubwoba cyane, ni yihiteye ubwoba, ubu cukumbuzi rero ubu busetsenguzi nabukoze nshingiye ku byo uwo bita Dr. Habamenshi yanditse kuri Facebook ye avuga za Guma mu rugo azi, dore yuko yahereye kuri Guma mu rugo. Habamenshi n'umwana wa nyakwigendera Habamenshi Calixte, akaba yaravuze yuko yavukiye mu cyaro mu 1900 ngira ngo 68 cyangwa 69. Kubera iki? Kubera ko Habamenshi Calixte ise bari baramuciriye mu cyaro. Ibyo bintu biri byabayeho kuva na kera, aho wasangaga hari abantu bajijutse bize, ariko kubera ko
amagambo bavuga aryana mu matwi, bakabacira ntabwo ari bakabacira ahantu mu cyaro mu Burundi mu byita ruguru, ukabona niyo bibereye. Ndabyibuka giye niga nko mu seminari Indera, twigishwaga, hari n'igihe baguciraga no mu murimo woroheje. Ndibuka nka dogiteri Kayoboke wari dogiteri muri linguistique, wigishaga muri segonderi Kinyarwanda, bakatwigisha Ikinyarwanda turi no muri rate science atari na rate langue moderne, wumvaga ari ibintu bamuciriyeho. Hari guma mu mahanga. Guma mu mahanga nayo iteye ubwoba, ari isi yose yarayiranze, ariko mu Rwanda by'umwihariko guma mu mahanga uzasanga kubw'abami. Umwami iyo mwagiranaga ikibazo cyangwa waragiranaga ikibazo n'ingoma, baragucaga. Iyo babaga batakwishe ngo ugire amahirwe, iyo wagiraga amahirwe ntibakwice, baragucaga ukumva baguciriye ikantarange. Nigeze kubabwira mu bushize mu cyo bita kurera abajeyi, uko bajeyi yaje, nabasobanuriye yuko bajeyi yari umwuzukuru wa Rujugira, kuko Rujugira yageze aho ajya mu mahanga i Bugesera hataraba u Rwanda, kubera yuko yahigwaga na se Yuhi Mazimpaka akeka yuko yazamwica. Guma mu mahanga rero ubwo hazamo kuguma mu nkambi. Mu Rwanda byarabaye muri 5 mu gihe cy'abami, byarabaye ariko bitari cyane. 5 guma mu mahanga iratangira, 73 guma mu mahanga iraba, abantu baba mu nkambi za Nyakivara zaravugwaga. Nyuma y'94 nabwo abantu barahunga. Na n'ubu simpamya yuko hatari guma mu mahanga, gusa wenda leta icyo twayishimira yo nuko ishishikariza abantu gutaha. Mu by'ukuri izo zaguma ni mbi cyane iyo hari ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bubishishikariza cyangwa bushyiramo ingufu. Niba harimo abantu ku giti cyabo cyangwa leta ishobora kuba yatuma abantu bari hanze badataha, iyo guma mu mahanga yaba ari mbi, iragatsindwa, irakanyagwa. Ndetse kuko burya ahantu ni iwabo w'umuntu niho heza, niho hambere, nta handi wabona heza kuruta iwanya uvuka. Iyo ni guma mu mahanga. Guma mu mahanga ijyana n'inkambi. Noneho hakaza ahubwo na guma mu gihugu. Guma mu gihugu yo ni hahandi usanga umuntu ari mu gihugu ariko baravuze ko adafite uburenganzira bwo gusohoka muri icyo gihugu. Yebereye mu gihugu ariko ntashobora kubona uburenganzira bwa pasiporo yo gusohoka. Iyo guma mu gihugu nayo hari ibihugu ishobora kubirimo. Iyo guma mu gihugu nayo iragoranye kandi itera agahinda kandi iraryana. Tumaze kubona guma mu mahanga, guma mu cyaro, guma mu gihugu. Noneho reka turebe iyindi guma ahandi hantu. Noneho ni guma ku murongo. Guma ku murongo uhe, uvuga ngo Karasira mfite ibitekerezo nsanzwe ntanga, mfite amagambo nsanzwe mvuga, mfite ukuntu nitwara, ugasanga hari umurongo abantu bagushyiriyeho, atari n'umuntu umwe yewe ngo umenye ngo nzagerageza umurongo. Kuko guma mu gihugu ho biroroshye, bashaka kukubwira ati guma muri aka karere, guma muri Nyarugenge. Iyo ari guma muri Nyarugenge biroroshye cyane, uba muri Nyarugenge ugatuza ukiyakira nyine, nture nawe ukamenya kutarenga Nyarugenge. Niba ari ukuguma Nyanza ntago urenga Nyanza. Ariko noneho iyo guma ku murongo uyu n'uyu ho ntumenya imbibi zawo, ntuvuga ibi, ntugerageze gutekereza kuri ibi, ntiwumvisha amatwi ibi ngibi, ntutanga igitekerezo iki n'iki. Iyo ni guma ku murongo. Iyo guma ku murongo nayo ikaba iteye ubwoba. Hari guma ariko ho bishobora kuva kuri wowe ku giti cyawe cyangwa bikava ku bandi babiteganyije. Hari na za guma gereza, guma mageragere, kera hari 1930, guma gereza n'izindi zose zitandukanye. Harimo abantu rwose bari muri guma muri gereza. Bamwe harimo abazira amakosa yabo, bamwe harimo abakubwira ko bazira karengane. Ugasanga ibyo byose ari guma ahantu, ariko guma ahantu hadashimishije namba, ariko hagenda harutanwa nanone, ahabi hararutanwa. Hari na guma aho umuntu atazi. Guma aho utazi ho noneho ni hahandi tukunda kumva amakuru kuri BBC, twumva amakuru ku ijwi rya Amerika, twumva amakuru ku isi yose ngo kanaka yaburiwe irengero. Ni ahantu bagushyira noneho ho ngaho ni guma aho utazwi. Ni hehe? Nta guma uhazi. Hazwi n'uwajyanywe
nawe hari igihe batahazi ahubwo hazwi n'uwahamujyanye. Guma aho utazwi nayo ni guma, aho ni guma mu rugo ikomeye ibabaje. Ariko noneho hakaba guma mu rugo twagarukaho haba menshi yavuze, ni yitwa guma ucecetse cyangwa ceceka muri byose. Iyo niyo izoreka ibibazo byose kuruta nazaguma mu rugo. Ko burya nazaguma mu rugo iyo umuntu azirenzeho hari umuntu ugoye utanga amakuru. Ariko guma ucecetse ni ukuvuga ngo akaga kose ntago kagirwa n'abagizi ba nabi. Ntago ibintu bibi tubona ari abagizi ba nabi kenshi babikora. Ntago ibintu bibi tubona ari abicanyi babikora. Ntago ibintu bibi tubona kenshi ari abamotsi babikora. Ibintu bibi tubona hafi ya byose biterwa n'abantu twakwita inzirakarengane babirebesha amaso bakicecekera. Iyo niyo guma ucecetse. Wakwivugira nk'ibintu nk'ubu niba mvuze ngo ibintu nk'ibi bikosoke, ukumva umuntu arakubaje ngo we kubundi ibyo bintu ubivugira iki? Ese ubundi ni we wenyine bireba? Nyamara byazamugeraho. Ngiye bikunze kumbaho kenshi aho nganira n'abantu banyita umusazi, banyita iki, ejo bundi baba bamuvanye ku kazi nkumva ko arantelefonnye, baba bamusenyeye inzu nkumva arantelefonnye. Kubera iki? Kuko azi ko ibibazo byose bikomeye mbishyiraho umutima, nkumva aranyibutse. Ese niko jama amakuru yawe bite byawe ko twaburanye, ngo yebana ngo shango noneho ngo baba tipe nanjye uzi ko umaze kubamenya bana, none se wowe urampamagara buri gihe umbwira ngo baba tipe umaze kubamenya, mbere warambwiraga ngo ninjye wataye umutwe ngo kuki ngo nikonforuma. Ibyo bibaho. Sinzi umuntu wigeze kubivuga avuga ati niba yaravuze ngo abakristo barabishe ntiyagira icyo avuga, bica abayahudi ntiyagira icyo avuga, bica abaturanyi ntiyagira icyo avuga, bamwiciye abura n'uwatabaza. Iyo rero guma ucecetse, ceceka byose niyo ihitana ibintu byose. Niba ubona ukorana n'umuntu akarya ruswa, niba ubona hari umuntu uzi yuko afata abana b'abakobwa ku ngufu, ntutanga amakuru, wowe uri umunyacyaha kuruta ibyo ngibyo. Niba uzi ko hari umuntu urengana uri muri za guma navuze, yibereye muri guma gereza, yibereye muri guma aho ntazi, yibereye ahantu hariho hose, ukaba ubizi neza yuko uwo muntu ahari kandi ukaba uzi yuko wamutabariza, kubera iki waceceka niba amategeko atakubuza uburenganzira bwo kuvugira umuntu? Ugasanga umuntu agiye mu byago bakamwihorera, bya byago yazabivamo ngo twaragusengeye cyane. Ukibaza ibyo bintu, ayo masengesho yasenzwe gute, yafashwe gute? Ikindi korona ikwiriye kutwigisha, ntago tuzahorana aya maraporo. Korona izarangira, genda bizi mbihagazeho, kuko nta n'ikindi cyorezo cyabayeho ingukiya izageraho twibanire tunayibagirwe pe. Ariko ese buriya byazashoboka yuko leta yazadukorera imibare yenda kumera nk'iya korona, tukajya kumva ngo uyu munsi ibipimo abibye umutungo w'igihugu bavuye kuri 2 bagiye kuri 3, 4 bashubijwe umutungo w'igihugu, hagabanutse bangahe bakize indwara y'ubusambo, cyangwa abafataga udukobwa ku ngufu 3 bafunzwe, abanyereje abantu uyu munsi hanyerejwe umwe, ejo haburiwe irengero undi, ejo uwaburiwe irengero yagarutse. Ibyo bipimo nabyo turabishaka mu minsi iri imbere ngo bizagire icyo bidufasha. Nuko rero nagira ngo mbabwire yuko ntabuze, ndi mu kazi kenshi ko gukora igitabo cyanjye. Nimuzayamubona ntabonetse ntimukabindenganyirize. Abashaka kumfasha kuri icyo gitabo n'ubundi imiryango irafunguye, ni kuri za contact iteka mpora mbabwira, ziraba zanditse murazibona aho ngaho. Ubundi nabashimira gukurikira iki kiganiro, mbibutsa gukora subscribe, gukora share, gukora like no kumenyekanisha abandi bose. Mwakoze kudukurikira, kandi nongera gushimira nanihanganisha Abarundi mbashimira ku ntambwe ya demokarasi berekanye muri aka gace, guhererekanya ububasha nta maraso amenetse. Ariko kandi mbabwira nti mwihangane, mugandarire umukuru wanyu w'igihugu wari wakoze ibishoboka byose, ariko rwangendanye ikamujyana. Ariya ni amagume, iriya ni isanganya, ariko bizashira. Mukomeze mukure muri demokarasi. Abadukurikira mwese mwakoze. Ciao ciao, see you next time.
Chishwaha inonze urwango mana yinyize Chishwaha imbuza kuba njyewe mana yinyize oya Chishwaha Natangiye mu bwana nkoresha imoso meterese kurepa ngo nandikishe injo vyebare nawe ati komeza imoso buri cyo ndeka ndetse nicyo mitamo cishwa mu mikorere cishwa mu myemerere ntangira gusenga nk'abandi bana bose rukurikira izindi mu madini y'ubu jya mu bakirisitu naho masanga cishwa abagatolika abadive ndetse n'abayehova bahayi n'abaporo ndetse n'izagitwaza Chishwaha inonze urwango mana yinyize Chishwaha imbuza kuba njyewe mana yinyize oya Chishwaha Karasira Aimable nabayeho umuboyi nkorera abategetsi bo kamwe n'itiku nahigima gatoya ngo dore ikigarasha namwenyura gatoya ngo dore iyo ntore cishwaha yo guhakwa indekesha ububoyi ngiye gushaka bimbera urujijo ndambagije Kararise ngo ni igikara imiryango yacu ntitubana n'ibikara bandagira Zubeda ngo kuko ari inzobe ubwo ndeka burundu kuzashaka na rimwe Chishwaha inonze urwango mana yinyize Chishwaha imbuza kuba njyewe mana yinyize oya Chishwaha bado ujya ubanga bariyubakunde munyangire nk'iyo ndayihakanye ntunzane mu rwango sinzi ibyo mwapfuye Chishwaha y'urwango yadusigiye amateka Chishwaha y'urwango isiga abantu mu kaga Chishwaha ituma hicwa inzirakarengane Chishwaha ituma hashirwa inzirakarengane Chishwaha imbuza kuvugisha ukuri murantega iminsi ntimuzi iyo mushigaje maze impaka namugisha iyakaremye niyikamena Chishwaha inonze urwango mana yinyize Chishwaha imbuza kuba njyewe mana yinyize oya Chishwaha